harya utuvideo dusekeje kuri Papa Legend bajya bayibanza akahita hajyaho utuvideo dusekeje. harya Hari ni indirimbo gutiri igitangira ivuga ivuga ngo ubwenge bwo turabufite uburanga bwo turabufite ikibazo nuko tukitinya baravuga ngo nuburarasha niyo ngiyo barayumva nigibanza kuri twa tuvideo dusekeje nibanza kimbabaza nuko yanakarije umwanya tu yego birumvikana icyo gihe cyose iyo mvuga ngo iyo nza kumenya yuko nzakora indirimbo imwe nyine azamfasha indirimbo imwe izindi akanyiyorera ntago nari gukora n'iyimwe yego nari kubanza nkarindira igihe nzaba ready imvuga ati mfite ubushobozi nimara mbikore kuko hari nka challenge umuntu ajya ahura nazo. Mwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho mugiye muherereye, amahoro y'Imana nabane namwe mwese abatameze neza, Yesu arabageraho namwe muze kumera neza. Tubaya kaze na karibu hano kuri Kim Films. Ngiye uri imbere kuri mikro ni Uwase Sara. Imbere yacu dufite umutumirwa umusore mwiza cyane, mwambaye neza. Murakoze. Ese bajya bavuga ngo naba handsome ama nabaki? Ni handsome ni nabaki abo ngabo ko njya numva icyo cyongereza ariko simenye ngo ni naba umuhungu mwiza. Ushaka kuvuga umuhungu mwiza uvuga handsome. Nuko? Nuko. Ni mu cyongereza uko. Mu cyongereza. Ndagitoye. Ejo nzavuga kandi maze kumenya icyongereza cyinshi. Kaza hano kuri Kim Films. Murakoze cyane. Karibu mwakwibwira abatukurikiye ku burambuye. Kubatanzi banyita Fido. Ndakeka ndi umunyamurenge soko bayivuga ahubwo urivuze neza cyane umunyamurenge ngari ngo umunyamurenge sinjamenye yizo spelling za ariko ndi umunyamurenge yego ni siko nguko nuye muri Kenya uri umuki ndi umunyakarama umwishwa w'abagorora mane no ngo ufite imirara myiza ni gute uri kuba urakoze cyane. Wageze muri Kenya ryari cyangwa se wavukiye muri Kongo? Ntago navukiye muri Kongo, navukiye mu Rwanda. Wavukiye mu Rwanda. Ukurira ino? Nkurira ino tu ariko naje ndi mukuru tu. Wavuye mu Rwanda? Navuye mu Rwanda then nzana ariko nari ndi mukuru already nari muri secondaire. Hari ahantu byibura se hari akantu ujye wumva ujye wibuka bajyavuga nko muri Kongo ahantu runaka na runaka. Nko muri Kongo akantu runaka nkagutera wenda tuvuge nk'agace cyangwa se wenda wumve ngo bazavuga ngo wavuki ngo wenda papa wavuka gutyo duce ndatuzi twinshi ku mugorore muzakubwira se ko avuka hehe cyane muze ni ku mugorore nuko isuvuga ngo henshi cyane uhita ubirangiriza aho kandi uvuze ahantu hamwe ni ku mugorore ni mu Minembwe nahagana hehe mu kahe gace naho mu Minembwe ibyo ntabwo mbizi neza ariko nako nguko tu niki kintu se byibura ujye wishimira wenda ukavuga ngo ikintu gituma nishimira wenda ko ndi umunyamurenge niki gituma mba proud y'ubunyamurenge? Njye urebye ikintu nyine nishimira kuba ndi umunyamurenge nuko nyine twebwe ubwoko bwacu turakundana cyane. Yego. Ntago ari nk'aba ngaba abanyagihugu busanga nk'umuntu muturanye mu nzu yagira ikibazo undi akarinda apfa n'inzara undi atayimenya. Yego. Ariko nyine twebwe mu muryango mu bwoko bwacu yego twebwe turakundana cyane. Ubusanga nyine yari umuntu ufite ikibazo nko mu Rwanda ariko twe turi muri Kenya turabimenya. Yego. Nicyo ngicyo mba numva kabisa ndi proud kuba umunyamurenge. Yego. Hanyuma se wenda nk'iyo wumva ugenda mu gihugu nk'iki waravukiye imahanga niki kintu ujye wumva kijye kikubabaza muri byo? Ngendera mu gihugu kuba waravukiye mu mahanga utaravukiye iwanyu wenda nukaba uri impunzi deni hano muri Kenya, ese niki kintu ujye wumva ku mutima wawe kijye kikubabaza wenda ukavuga ati iyo nza kuba wenda iki kintu cyaragenze gutya na gutya? Ikintu kijya kimbabaza ndakeka kijya kibabaza abantu bose nko kuba uri nko mu muhanda ukuntu kumva nyine nk'umuntu avuze ubwoko bwanyu nawe kubera ko muri impunzi hano akabavuga nabi. Icyo kintu wumva nyine hari ukuntu kikubabaje bya danje. Wumva hari ukuntu kikubabaje. Yego kabisa. Ndumva nyine icyo ngicyo kandi kibabaza abantu benshi n'inshuti zanjye ni byose ni twese kiratubabaza.
twakifuje nyine kuba twari turi iwacu ahantu ukora ikintu uvuga ati ni iwacu ninkora amakosa barayitirira iwacu twese ariko hano ukora amakosa uri mu gihugu cy'abandi n'abandi bagahita bakagenderamo icyo kibazo tu urakoze cyane. harya watubwiye ngo witwa? banyita Fido. amazina nuko gusa cyangwa wenda n'ay'akazi? amazina yawe bwite wiswe n'ababyeyi? banyita Junior Ishimwe Junior. ufite amazina meza cyane. aha tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina. Ishimwe ni muntu ki? ushobora kuvuga ati ndi uyu n'uyu, ndi umuhanzi, ndi umunyamasengesho, ndi uyu n'uyu. Ishimwe ni muntu ki? ndi umuntu ukishakisha. Yego. ufite urakishakisha ibintu byinshi ngomba kugeraho. Yego. rero ndakeka ari nk'uko nakivuga muri makeya. ndi umuntu nyine utari wagera ku ntego ngomba kugera ariko mfite byinshi byo gukora. Ishimwe utubwiye ko uri umunyamurenge, umuhungu w'umunyamurenge ufite diredi, uba wagiye gutyo. ese mu muhanda wenda iyo uhuye nk'abamama bakuru bakubwira gute? bagufata gute? ntabwo byabura kwa kundi bagufata ukundi. Yego. ariko buriya hari nk'ikintu njya mubwira nk'abantu. Yego. ntukajajinga umuntu uko umubona. Yego. kubera ko n'ubundi ndaje mwana banza wiruke. ntabirenze wowe turavugana then ndahita ngenda aka kanya. ikintu nari ngiye kuvuga hari ukuntu abantu bakubona mindani atari kure. Yego. kuko abangaba birirwa bavuga ngo ufite dread bagasakuza nibo tuzi hano hanze baba bafunze amaguni. Yego. abo rero nuka kuko niba mfite dread ariko ntago nywa inzoga, ntago nkoresha urumogi. Yego. muri make nyine ndi gutya dread ntacyo bitwaye umusatsi ariko mu bwoko bwacu nyine hari ukuntu bakibyumva kandi ndabyumva kubera ko niko babayeho mbere. gusa nyine hari bamwe batangiye kubyumva. Yego. dread zawe uzikorera isuku ni fresh, ufite isuku yawe, udakora amafuti hano hanze kabisa. ni icyo ngicyo ngiye navuga tu. Ishimwe ni umuririmbyi. banyita Fido umuririmbyi. Fido ni gute? wenda ni amazina abiri wafatikanyije, ni wabitekereje gute kugira ngo wiyite iryo zina? Fido nyine ni inyuguti nahujije. Yego. hari ikintu zisobanura tu, hari abantu babizi. ngaho twe ntabwo wakidusangiza? icyo ngicyo ni ibanga ryanjye n'abandi bantu tu. urakoze cyane niba wumva utakidusangiza. Fido, hari indirimbo twigeze kubona usohorera Papa Legend. ese wabitewe n'iki kugira ngo iriya ndirimbo uyikore? wenda wanadusangiza agace gato kugira ngo abantu wenda bamenye n'iyo ariyo, kuko ngewe naranayumvishije, ifite n'amagambo meza kandi akakaye. indirimbo kugira nyikore nabaga muri label ya Abdallah yitwaga Magic. icyo nicyo gihe niho nyine natangiriye umuziki wanjye. noneho nyine dukora, noneho Papa Legend agiye kuza avuga yuko ashaka nyine indirimbo bazakoresha muri Miss Mulenge. Yego. then sinzi bavuga nyine na manager Abdallah. then ngiye bameze umunsi yuko nzaza nkayikora. ndagenda nyine ndayandika nyine ukuntu nyine Miss Mulenge bararimo nk'abakobwa benshi baravugaga ngo nuburara ngo kujyamo ntibitinyura neza ngo nicyo nagendeye kuyikora nyine. Yego. ibintu nyine byinshi batumvaga ngo umwana w'umunyamurenge ngo uri kugenda imbere ya kamera wisunguza nyine batabyumva. Yego. icyo nicyo cyanye experience nyine kugira binyorohere mite nyihimba. ni icyo ngicyo tu, nta kindi. waba nk'ukaririmbaho gato kugira ngo abantu bamenye ariyo, bahite banagenda banayisure bayumve neza. baranayiza ahubwo birirwa bayireba mu tuvideo dusekeje kuri Papa Legend niyo bajya babanza. utuvideo dusekeje kuri Papa Legend bajya bayibanza akahita hajyaho utuvideo dusekeje. hari indirimbo itangira ivuga ngo ubwenge bwo turabufite, uburanga bwo turabufite, ikibazo nuko tukitinya, baravuga ngo nuburarasha. niyo ngiyo barayumva. niyo ibanza kuri twa tuvideo dusekeje. nibanza nashaka kuvuga nyine ubwenge abakobwa bacu barabufite cyane, uburanga barabufite.
ariko nyine bajya bavuga ngo nuburara kujya muri Miss Mulenge niyo naho ngaho natangiriye. Yego. Wabitekereje gute kugira ngo iyo ndirimbo wishyire hanze? Okay, nubwo nigeze nyishutinga nakoze audio kuko bari bavuganye na manager. Yego. Njye mpita nyitanga iyo audio nyine. So nago nigeze menya ibindi byirwa, nago tuyishutinga ko niba yarayishyuriye urumva bahise ayimuza ni projet yiwe azakoresha igihe ashakiye yahashatse. Ujya unandika indirimbo? Yandandika ukanaririmba. Ubigenda gute? Se uragenda ukumva bikujemo cyangwa se urabirota cyangwa ushobora kubona wenda story baye ahantu ugahita uyandikaho bikuzamo gute? Kwandika indirimbo navuga yuko ntago ari iminsi yose, biterwa na vibe, sinzi vibe ndibivuge gute, ni mood wabyutsemo. Biterwa n'ibyo ngibyo na mood wabyutsemo. So hari igihe nyine mbyuka, hari nk'igihe umuntu ajya abyuka ukumva ntabwo ushaka nyine umuntu n'urusaku. Yego. Hari n'igihe rero nabyuka nk'iyo ndirimbo ya Miss Mulenge yari ihagije ku buryo nageze nko mu masaha 9, saa 12 nari narangije natashye. Indirimbo yose biterwa na vibe urimo. Uri muri vibe irenze wakora n'indirimbo 3 ku munsi ukazirangiza zose. Base hari aho bikomora ku babyeyi cyangwa se ni ibintu wisanzemo n'impano wisanzemo Imana yakwihereye? Mu miryango hariho abantu benshi nyine bazi kuririmba. Yego. baranahanga hariho n'abahanzi turumva ni mu muryango. Yego. Ubushize wari umukozi wakoranaga na Dr. Sam. Ese byaje kugenda gute muri iriya timu yanyu? Ngira ngo ubu ntukibarizwayo. Urebye icyo kibazo ntago nari nyiteguye ariko nyine reka mbivugeho nari naratujije n'ubundi. Yego. Nariyanganiye media nyine nashaka kwijyaho. Ariko nyine ikintu navuga okay, Sam twarakoranye. Ninjye yari yarabanjije gusinyisha muri label nyine naho nso iri ndirimbo ya Miss Mulenge. Yahise avuga ko yamfasha. None warangije nyine aranya-approachinga, turavugana, dushutinga indirimbo Don't Go Far. Yego. Tugira n'Imana irarebwa cyane, iranakundwa. Noneho atangira nyine gusinyisha n'abandi ba Scala, Breeze. Yego. Atangira kubasinyisha zana studio. Turakora cyane. Rero ntago navuga ngo bijya bingora kubivuga, ariko ntago navugaga ngo yaramemukiye kuko hari ikintu yanyigishije. Yego. Kuko nakoranye nawe neza, ariko nyine hari ukuntu nyine hari ikintu mutumvikana ko ntago naguma muri label yawe. Yego. Udakora nkora ama audio menshi arenze bya danger. Yego. Narangiza ntukore video. Icyo nicyo kintu nyine cyatumye twese tuva mu bungu, nta n'umuntu kirimo. Nta muntu kirimo, gusa ikintu kijya kimbabaza nuko yanakarije umwanya tu. Yego birumvikana. Icyo gihe cyose iyo mvuga ngo iyo nza kumenya yuko nzakora indirimbo imwe nyine azamfasha indirimbo imwe izindi akanyiyorera, ntago nari gukora n'iyi imwe. Yego. Nari kubanza nkarindira igihe nzaba ready, imvuga ati mfite ubushobozi nimara mbikore, kuko hari nka challenge umuntu ajya ahura nazo. Bahora bakwandikira nk'icyo gihe baranyandikiraga nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 3, video yindi rero bro nkababwira ati iri mu nzira. Bikaba ngombwa yuko sometimes nanababeshya ngo ndayitegereje tu vuba nganda basaba. None nyine birambabaza tumita nkwitinga ni industry. Sinigeze najya no kugitangazamakuru kandi barampamagaraga ngo bankoreshe interview. Aho nkavuga ati ntago ndi bujye kugitangazamakuru na kimwe, kubera ko nyine ntago sinavuga ngo byarambabaje ko byanyigishije isomo. Yego. Ntukizere buri umwana w'umuntu. Yego. Hanyuma se wakababwira ko ikibazo ari kihe? Urumva nyine ibibazo reka sinanamurenganye, maybe we afite impamvu yiwe. Yego. Impamvu yiwe nyine yatumye studio nyine twese adukwitinga. Afite nk'impamvu yiwe tu, so ntago namurenganya, maybe hari impamvu yabikoze. Mwari nk'abangahe? Twari njyewe, Fabrice na Scala. Mwari batatu? Twari batatu, haza kujyamo undi n'umunyamakuru. Ntigeze kubona harimo n'umunyamakuru. Haje kuzamo undi musani witwa Benjo, niwe wasohoye latest kuko niwe barangizanye bwa nyuma. Niwe barangizanyije bwa nyuma witwa Benjo. Hari indirimbo yiwe yasohoye last.
byibura se akabasezerera cyangwa arabihorera tu buriya reka nkwereka aho kugira ngo wihorere umuntu mubwira umusezerere ureke kumutakariza umwanya ariko ntukaze wenyine uhamagara umuntu wenyine ku giti cye umuhamagara umubwire ati bro tangira witegure vuba ngaha turashutinga yego ntangire ngiye nitegure kandi mwari mwarasinye kontra urebye kontra twari turi hafi gusinya sinzi ukuntu byagenze ndibuka twagiye no mu rukiko badoza ibipapuro twagiye mu rukiko badoza ibipapuro byinshi baravuga ngo tuzabyuzuza sinzi ukuntu byagenze bita birangira nyine turanabyibagirwa turavuga ati kadukomeze dukore nta birenze nubwo tutasinye tuzaba dusinye ariko nyine nk'umuntu uguhamagara wenyine yarangiza akakubwira ati tegure tugiye gushutinga next week turashutinga wowe ukavuga ati ni nkaho yabaye seriye tureka nkore warangiza iyo next week ikagera ukwezi kukaza niyo next week ikagera wamuhamagara yakuyeho phone kandi wenyine niwe wakwiyamagariye yego rero nk'icyo ngicyo sinshaka no kumuvugaho cyane just tubyihorere maybe bafite impamvu yabikoze ni icyo ngicyo ngira n'inama abantu bafasha abantu kuko twebwe njye ntago nzi ibintu cyane ntago ari njye uzi ibintu cyane abantu batanyishiramo ntago nzi ibintu cyane abantu batanyishyiramo ariko abanyamurenge impamvu tudatera imbere nk'abahanzi ndaje bro impamvu nyine tudatera imbere ni uko nyine ntago tugira abantu bafasha talent zacu yego nk'abahanzi avuga ati ngiye kubikora nka business mfasha umuntu abantu nyine bari babyumva tu kandi hano hareba abapeti bafite talent badanje bafite talent imwe ya danje ku buryo ashobora nko kumukoresha nka business ndumva ari icyo ngicyo navuga rero bafasha abantu hari abantu benshi bafite talent tugana ku musozo w'ikiganiro kubera ko ahantu turi ntago bitwemerera tugana ku musozo w'ikiganiro nihe nama wabwira nk'abo bantu kugira ngo dusoze inama nabagira mufasha abantu nk'abantu harimo nk'abantu bo hanze bafite amafaranga mwafasha nyine abantu kuko hano hari abapeti benshi bafite talent bavuze ko bagira kandi nyine afite talent yakwinjiza amafaranga ya danje nimurebe ibintu byo hafi murebe ibintu byakure by'imbere kabisa hano nta nubwo ari ngombwa ngo mbababwire bonyine babibonera tu ndumva ari ibyo ngibyo ngiye navuga tu murakoze cyane naho ubutaha urakoze cyane